wongeye kwirwa neza udukurikiye kuri Teladig News TV, umuyoboro w'amakuru ku rubyiruko. Kuri ubu ngubu ujya wumva umugabo witwa Kadenesi ukunda guhamagara ku maradiyo agiye atandukanye atanga ibitekerezo cyangwa abaza. Abenshi rero mujya mwibaza isura y'uyu mugabo. Kuri uyu munsi rero twagukusanyirije amwe mu mateka ndetse n'ibyaranze uyu mugabo mu buzima bwe na n'ubu ukiriho, aho yemeza ko bakoresha akayabo ahamagara kuri radiyo zitandukanye. Abantu benshi bumva radiyo bajije izina Kadenesi wo mu Gasura biragoye ko wabona benshi bakubwira ko iryo zina batarizi. Uyu Kadenesi ukunda guhamagara mu biganiro bitandukanye bica ku maradiyo atandukanye yo mu Rwanda, ku buryo abenshi bavuga ko ahamagara ku maradiyo yose akorera mu Rwanda. Kadenesi wo mu Gasura uvuga ko akoresha amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi 45 buri kwezi ahamagara kuri radiyo gusa. Ubaze buri munsi ugasanga akoresha amafaranga 1500 ku munsi. Ubwo yagiranaga ikiganiro n'igitangazamakuru cyitwa Igihe, yaje kugitangariza byinshi bimuvugaho ko anakunda guhamagara ku maradiyo menshi akorera mu Rwanda. Amazina ye wundi nyakuri yitwa Buregeya Emmanuel, afite imyaka 28, avukira mu karere ka Kayonza, umurenge wa Nyamirama, mu kagari ka Gikaya, mu mudugudu wa Gasura, ari naho ahamagara avuga ko ari ni Kadenesi wo mu Gasura. Mu buzima busanzwe ubundi Kadenesi ni umugabo wubatse, acuruza amagare ya siporo, akanagira iduka rito ririmo n'ibyo kunywa. Izina Kadenesi avuga ko ari ibibyiniriro yiswe n'ababyeyi. Ubwo yabwiraga rero umunyamakuru ngo yatangiye guhamagara kuri radiyo ariko abikora rimwe na rimwe, hari muri 2008. Yagize ati mu 2008 nibwo natangiye guhamagara ku maradiyo gusa. Icyo gihe nahamagara gaho rimwe na rimwe. Urebye neza mu 2010 nibwo natangiye guhamagara buri munsi ntasiba kugeza n'ubu. Ibyo avuga ko abikora nta yindi nyungu ateganya uretse gutanga ibitekerezo agamije kubaka igihugu. Ati iyo ndi kumva ikiganiro runaka biranshimisha, gutangamo igitekerezo bituma mvuga ibindimo cyangwa nanatanga umusanzu wanjye iyo ari ibyubaka igihugu. Umuyobozi w'umudugudu wa Gasura Twizeyimana Jean Bosco ahamya ko Kadenesi yatumye umudugudu wabo umenyekana mu Rwanda hose. Aha akayagize ati umudugudu wacu waramenyekanye cyane, ubu twabaye ibirangirire ku maradiyo kubera Kadenesi. Turabyishimira cyane kandi turamushimira kuko dufasha kumenyekanisha umudugudu wacu. Kadenesi akunda guhamagara kuri radiyo mu biganiro bitandukanye atangamo ibitekerezo, ngo ibyo akunda kumva n'iby'imikino, umurimo n'ibya polisi hose, ngo icyo abagamije no gutanga ibitekerezo byubaka igihugu. Ngira ngo iyo niyo foto ya Kadenesi. Uwo niwe Kadenesi mujya mwumva ugenda uhamagara kuri radiyo zigiye zitandukanye zibarizwa muri iki gihugu cy'u Rwanda.